so ni ikintu cy'ingenzi kuri buri muhanzi wari wese. Indirimbo Food twa indirimbo twakomeje kumva like niza tiyatanze nizo lezita wowe witegaga ko izatanga wenda niko navuga cyangwa zexidinze ko wabitekereza. Byarenze uko nabitekerezaga. Nanjye ubwanjye ntabwo nyine nimaginaga ko bishobora gufata urwa rwego, ariko mbibonye nashimye Imana kuko buriya abari nk'amahirwe akomeye n'abagize. Hanyuma Ruskana haciyeho igihe kinini hagati ya Food twa Kana ukize hanze Sasa, ubona kiriya gihe wowe ku giti cyawe wigiyemeye iki? Ese ntabwo utekereza ko ushobora kuba warambiye abakunzi bawe? Okay, to be honest, birashoboka ko bo baba bararambiwe, ariko ibyo nari ndimo gutegura byo ni byiza ku buryo byabakiza kurambirwa. Kubizabashimisha. Hanyuma tubonye Ruskana Sasa igiye hanze, ni indirimbo wowe watekereza ko nigira hanze izatirwa gute? Ni indirimbo wabonye yakiriwe gute kimara kugera hanze? Indirimbo actually hari ukuntu tutari twanayishyira hanze officially. Kuko kuri YouTube urashaka ntabwo turabaha neza bari kugira ngo muyumve. Ariko already abantu barimo kwifiringa, irimo kugenda, ndimo guhura nayo ahantu hose. I'm very happy, nishimiye uburyo abantu barimo kuyifata kabisa mbere yuko inabageraho neza. Kuba noneho muri kuyishyira mwayishyize kuri audio mark irahari, ariko kuri YouTube umuntu ari kwishaka yibura. Ese ni system mwakoze mu buryo bwa muri gukoresha mu buryo bwa promotion cyangwa nyine n'ibindi bibazo byaje kuba? Ebana nawe babyibwira kubera ko uri kubona movement iri gukora already nyine yo yatangiye urugendo. So kuzana video iraba ari audio abantu bari kumva indirimbo ku buryo amashusho yaje umuntu azi indirimbo biroroshye cyane kubihuza akishimira icyo kintu. Nubango ntabwo atungurwa nayo, abona video akahita yihuza na audio asanganywe, bikaba byiza cyane. So no kubaha amakanya ko kwitegura ikintu kinini tuba tugiye gukora. Muri make n'uburyo mwe muri gukoresha kugira ngo indirimbo muyikorere promotion? Navuga ko niko twabikoze kandi birasa nkaho ntacyo bitwaye, byabaye byiza. Before 155 there was a career of Ruskana. This time gukorana na 155 ibyo bintu bitandukanye ute ubigereranya ute mbere yo kujya muri 155 umunsi muri 155? Harimo itandukaniro rinini cyane kubera ko buri umuhanzi ukora wenyine n'umuhanzi ukora afite team yabatandukanye. Uba ufite backup, uba ushobora gukora nawe bitekereze, ufite nko kubaka nk'inzu ukayubaka wenyine byaba bigoye, ariko iyo muri benshi muhuriza hamwe imbaraga mugakora ikintu kinini. So ni nk'umuryango, uri mu muryango ugira abantu bagusupporta mu bintu byose. So biratandukanye cyane. Bruce Melody ni brand ikomeye mu gihugu, ntabwo tubitekereza, ntabwo tubishidikanyaho, ndetse no mu artiste banakunzwe cyane. Element ari mu baproducer baridinze muri ino industry. Kuba uri hagati y'abo bantu babiri, ni wowe nka Ruskana ugitangira music, wowe nka Ruskana uri mushyashya mu matwi y'abantu, ni ibintu ufata gute? Hanyuma indirimbo Selection n'indirimbo Sasa wowe bitandukanye gute? Already uvuze ayo mazina kandi ubwa yaratandukanye, iryo ni itandukaniro rya mbere. Ariko ku bijyanye na Element na Bruce Melody ni advantage kuko nabo kwigiraho, ushobora kubigiraho uko bakora ibintu, bafite experience, banazi neza ikibuga uko ibintu bigenda. So gusanga abantu bazi uko ibintu bikorwa biba biri bworohe ko nawe wabikora neza. So ni amahirwe na opportunity niko mbifata. Hanyuma izo ndirimbo ebyiri ziratandukanye. Sasa Selection ni ku mazina gusa, zitandukaniye ku mazina na message. So tukoze tukiwenda uri kubana na Bruce Melody, uburyo wenda umuhanzi maze utariko uko umuhanzi ari mukuru mukaba mubana kugira ati it's an opportunity, ariko so nyuma ya kuba opportunity uyu munsi Bruce Melody kwa mwigiye iki ubanye hafi umwaka n'igice cyangwa se umwaka, bavuga ko ari ibiki wamwigiye, Element ni ibiki wamwigiye? To be honest cyangwa se kuba strict ukavuga uti ni navuga ko natoye kubera ni abakozi kabisa, barakora byatari. Ni kuvuga ngo movement nabasanzeho cyangwa motivation bagira mu kazi ubwayo ushobora kuyibona ugahita ufata umurongo.
so uba arimo iyo vibe y'akazi n'umutima wo gukunda umurimo mukora uhita wisanga muri iyo mode. So nabigiyeho icyo kintu barakora cyane, ntabwo bita kuri challenges cyangwa ibindi bintu ibyo ari byose, ahubwo ibintu byose babihinduramo amahirwe yo gukomeza. Ubashije ko uvuze ko Bruce Melody ari umukozi kandi akora cyane, ariko wowe byagusabye umwaka unenga kugira ngo indirimbo ijye hanze yawe ya kabiri. So nibivuze yuko uzabangamirwa n'imikorere ya Bruce Melody nk'umukozi, cyangwa wowe niko wihaye ko indirimbo ishobora kumara umwaka ugashyiramo indi ugakoresha umwaka? Kandi nari mvuze ko kuba bakora cyane byatumye nanjye nisanga nari nsanzwe nkora, ariko iyo uhuye n'abantu b'abakozi noneho bihita biba bigenda neza. Noneho engo yashakaga gutwara muri icyo kibazo, ashaka kuvuga ati Bruce Melody ni umuntu tuzi ko ashobora kurizinga like about 5 songs umwaka urashize cyangwa se umwaka n'igice, sibyo? Ese watoye inzira ijya kumera wenda nk'iy'aba big artist tuzi nka ba The Ben na Bandit, cyangwa se nuko wenda hari ukuntu wari ukirimo kwishyushya turaje tubona imirimo? Ubundi bizajya biterwa n'ukuntu gahunda yacu ipanze. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu asohora indirimbo aba afite uburyo bwe bwo gukoramo ibintu ndetse no kuyikora. Ntabwo ngewe nzigera nsohora indirimbo itaragera ku rwego numva irimo amarangamutima nasangiza abantu ku rwego ruhagije. Igihe cyose byatwara nakwihangana, icyo gihe kikagenda ariko kigasiga ikintu kizima. Hari ukuntu bajya bavuga bati wenda kapiteni w'ikipe cyangwa se coach w'ikipe, sibyo? Hari ukuntu abagira gutya ibintu tubwira tukaba dushobora kuba twabigenderaho umunsi ku wundi. Uyu munsi coach Gael ni umuntu mubana muri 155 nka coach cyangwa se nka kapiteni w'ikipe. Ibintu ajya babwira uvuga utaka kantu ngewe buri gihe nkibutse I can do anything, sibyo? Ni ibihe bintu bavuga kuri coach Gael mubana umunsi ku wundi, noneho na motivation ajya guhora wibuka. Uriya mugabo afite ijisho ryo kubona potential kuruta abandi bantu bose bize nkoranabuhanga. Ni ukuvuga ngo ashobora kukubona hagati mu bantu batakwemera, we akakwemera kubera ikintu ashobora kukubonamo abandi batabona. Hanyuma Rosikana, turi muri industry, ukamaraza agashyira hanze kucuri gakundwa, Kenisora akaza gushyira hasi Senane dananone perform. Nihe package iri muri Rosikana abantu batarabona yizeye ko ishobora kuba ariyo ntwari zatuma Rosikana ashobora kuba kimenya bose kuri zino street? Okay, gu y'ibintu umuntu aba akora cyangwa se originality y'ibintu umuntu aba akora bye ku giti cye, ubwabyo biba bifite uburyohe cyangwa se test itandukanye n'iy'abandi. Icyo kintu rero nkizeza abantu ko anytime bazumva ibintu very different bakajya enjoyinga Rosikana mu buryo bwe. So icyo nicyo kintu numva nitwaje. Hanyuma se ukumva ari byo ushobora kuzafata Rosikana wari umuroko artist igashobora kumugira umuroko artist cyangwa umuhanzi nyine w'umusupasita muri Afurika? Byashoboka kuko ibyo mba mfite iyo mbikoze neza mu buryo bukwira abantu bose, public ya hano n'iyahandi, nta cyabibuza gufata. Birafata. Ubundi hari uburyo twumva nk'indirimbo kumva ifite nk'ibisobanuro, ariko navuga gisa kipika direct ako kanya ugahita wumva ugasobanukirwa. Ijambo Sasa ni ijambo risobanukirwa. Sasa ni that's it mu Cyongereza, cyangwa se gutyo ibintu biba bimeze. So ni akajambo gaherekerezanya na jeter Sasa, ntabwo ndagukunda ni gutyo bimeze. So ni meaning yumvikana, ntabwo ari ibintu twatindaho. Tugana ku musozo w'ikiganiro cyiza tugiranye, wakoze performance muri EP ya Ukama ni umuhanzi ufata sibyo? Igikorwa yakoze aha ngaha wacyakiriye ndetse n'ubutumwa kandi wagenera abakozi b'umuziki wawe? Ukama ni umuhanzi mwiza cyane, ikindi ukunzwe n'Abanyarwanda, bityo rero nanjye kuko duhuje akazi umuvandimwe niko mufata nk'umuvandimwe wanjye kuko dukorana mu buzima bwa buri munsi, tuba turi kumwe. So icyo yakoreye hano rero ni ikintu cy'agaciro, yagaragaje buriya ni nk'uko umubyeyi yakwibaruka, yagaragaje ibintu yamaze iminsi arimo akora. Anyway, bamushyigikire bagende barebe EP ye. Hanyuma message nahereza Abanyarwanda, umuziki dukora niwo tuwukorera. Rero ni ukuvuga ko dukora ibintu dukunda tukabiha abo dukunda.
mukusa birangaragura Yesu imemufundiswa amaso yanjye niho bareba urukundo wambaye rumakwifuza kandi sinishura jete pome mon bébé satisfy you for life Look in my eyes and tell me what you see, my darling. Yummy, yummy when I kiss you slowly. Taggy, taggy when I need you. No matter what I do, all I think about is you, baby. Life is a movie, movie shukuri. You are my favorite part. Oh my beautiful, beautiful, beautiful. Yeah, yeah. Baby, let's be for the trial. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Iriwe neza ngiye kubahereza ariko sound ndumva ari kuri Sasa hari indirimbo nshya mfite yitwa Sasa ngiye kubaho trailer yanjye nicyo cyatumye ngira ngo nza kugira ngo tuyisangire sibyo. What can hurt me deeper than losing you? Ukukomeza kundeba need you more and more. Baby, you sound like a violin, so addictive like a nicotine. You're sweet like Fanta, oh. I grant you all of me, Sasa. And nobody loves you like I do. Humura, baby, tell more. Cause you're my ecstasy, my chandelier. Chandelier. Oh, you know, Jerumbura. Mubjiza ni bibi, my chandelier. Chandelier. Urabanzibini, Senyumba. Mr. Monkey, yes. I really love you, and I really need you. Je t'aime, Sasa. Oh, I really love you, and I really need you. Je t'aime, Sasa. Thank you. Avuga umuntu avuga akwiye ari uko nyine ikintu cyari kiri kumuvuna cyangwa yari ari kwirukamo ari uko kibashije kuba cyagera ku musozo. So ubu ngubu nyine navuga ko gahunda ari akwiye. burya hari uburyo ndi umuntu arimo gukora EP cyangwa bikunde akazi kaba kangana kuri buri ndirimbo birumvikana mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko hari indirimbo uvuga uti indirimbo has taken my time, you know, nayishyizeho umwanya n'izingatiye EP mfite muri kano kanya ko navuga niyo ndirimbo watubwira ati story yayo imeze gutya na gutya. So rero hari indirimbo zigera muri 3. Hari indirimbo bita Pandemic yakozwe na Prince Keys. Iyo yamfashe time kugira ngo nyikoreho irangire nyine mu buryo bwa fresh. Hakaza indirimbo bita Ahu ya Pastor P. Ni indirimbo itaranwaye time ndende mu by'ukuri, ariko time nayo nakoresheje nabaye creative. So rero ni indirimbo bita Aba Baby ndakeka n'abantu batangiye kuyikunda, nabonye abantu batangiye kuyivibinga byatari. N'ubundi nayikoze ntagetinga market, ndabona n'ubundi market yanjye iri ko acceptinga. So ibintu byose ni biri blessed kabisa. hanyuma Okama twakoreye hano kuri Kaso, ni quartier n'ahantu hataramenyereye ko yari ibitaramo byinshi bigiye bitandukanye cyane abantu navuga ko bafite biraba, ariko abantu navuga ko bagaragaye kuri spotlight cyane. Wageneye kuki kugira ngo uhitemo hano hantu? So kubera ko njyewe nari ngiye gutrayinga ibintu bwa mbere, ntabwo nakubeshya,
ndashaka kureba koko ibyo bintu bishoboka nkacuranga ibintu byanjye nkareba ko nagira abantu nk'aba ngaba ngira ngo yabonye ko abantu bari bahari ari nacyo kintu ndi gushima muri aka kanya so rero nyine nashaka kugerageza gukora igitaramo cyanjye ngavuga ati nanjye reka nkore show yanjye mvuge ati niba soye EP reka ngerageze nyimurikira abanyarwanda mu buryo bwanjye nifuza ko ibageraho live performance ntabwo ko byari ibintu byiza cyane nihe experience bino bintu noneho yo bigusigiye experience binsigiye no kuvuga ngo birantinyuye binyeretse ko anytime ushobora gukora ikintu ko nk'isho nakubeshye byadufasha one week kwitegura na promotion n'ibiki byose no kubyirukamo ibintu byose wabonye hano byadufasha one week kubera ko twumvaga dushaka gukuririzinga EP kandi dushaka n'uburyo abanyarwanda tuzayipromotingamo tuzayumvisha abanyarwanda mu bundi buryo butamenyerewe urabizi akenshi bakora ama listening party so twashaka kuyumvisha abanyarwanda mu bundi buryo butamenyerewe ubwo indirimbo baby ni indirimbo ukoreshejemo mwari mwiza cyane Tracy Teta umuntu afitanye like igihango niko navuga cyangwa mwabyaranye so iyo usobanura aba baby utekereza ko ugiye gushyiramo umutambukanyi wawe cyangwa se umukunzi wawe igitekerezo cyaturutse kuki wavuze uti let me do this cyangwa indirimbo ni wowe yituye ni ukuvuga ngo big time kubera ko nawe uri umubebi wanjye urumva nyine mba naragiye kumushyira mu babebi kuko abantu bose naririmbye bumvise ko nabo bafite ababebi babo so nanjye rero nashatse kumushyira nyine muri ndirimbo yanjye kugira ngo yerekane ko nanjye mfite umubebi wanjye amezi yarabaye 6 warabaye nk'umuhayidingamo gatoya ira plan wayipanze ute rero sometimes nyine sinkunda ko ibintu bya famille yanjye kenshi bijya mu itangazamakuru mba nyine kunyuzamo tu kugira ngo itaza kubohera abantu ariko icyo ni igitekerezo cya fresh nyango wabibonye ko kiba cyanakoze so rero nkeka ko nabyo biri muri part ya promotion y'indirimbo yanjye Simundi Soza nakubajije kuri cyo kibazo kijyanye na Tracy nabasoza kubajije ibintu nka bitatu ushobora ko byasobanura umukunzi wawe cyangwa se byasobanura ibyo ngibyo tuzabivuga ngo tanare kuba ukama ukunda guha shout cyangwa se ukamentioninga abasitari mu ndirimbo zawe ubona bifasha iki muri marketing cyangwa se byongerera iki ku ndirimbo so rero abantu mbereza shout out akenshi nuko bari abantu ngiye mfana urumva so numva ko hari abasani benshi n'ubundi utarumva ndirimba sibyo rero abantu nkunda guhereza shout out nuko bari abantu mba mfana numva ko nyine mbikoze kubera love sibyo ntago nitango ni umusitari cyane cyangwa iki ahubwo mbikora kubera love kubera na relationship ufite hagati yanjye n'uwo muntu yamana kandi nkaba ikindi kirenzeho nuko mba mbizi ko n'izina ryiwe riba riri rinini of course so rero yari rinini ibintu bikaba birimo na love rirakublessinga nawe ubwawe tukiri kuri icyo nuhe muhanzi wumva ko wakumva ko abantu bagomba kumva muri uyu mwaka cyangwa bagomba kumuha amahirwe yo kumwumva mu bahanzi mu bahanzi wenda uzi ushaka gusanga wenda industry ushaka kuvuga ati ni agaciro afite niwe muhanzi ushaka ko muri uyu mwaka bashobora kumva abanyarwanda umuhanzi ushaka ko muri uyu mwaka bashobora kumva nakubeshye njyewe nahita nkubwira benshi sibyo ariko ndashaka ko muri uyu mwaka bagomba kumva Mistake bagomba kumva Yuhi bagomba kumva Ruskana ndashaka ko muri uyu mwaka bagomba kumva Kevin Kade special big time ko Kevin Kade nayo ni umuntu talented cyane ewa mbese Milan hari abantu mbese baba bameze nk'aho bari underrated ariko bafite vibes ziri mad so ariko kuba nyine ndabifuriza ko abanyarwanda umunsi umwe bazicara bakabaha amatwi yabo yavugaga ni cyangwa ibikondo umuhanzi ariko umunsi kundi bakurikirana ubu turi mu bihe bya Rwanda Day niko navuga igikorwa nka Rwanda Day umushyikirano wararangiye ejo bundi ibikorwa ufata gute ubyakiye ute ubibona gute ku giti cyanjye kiriya ni igikorwa mbona ari igikorwa cy'inyamibwa cyane kuko ni igikorwa nyine buri muhanzi wese mu Rwanda iyo akigiyemo aba yumva afite pleasure yo kuba ari aho hantu so rero urumva ni igikorwa cya fresh byatari ubonye uko iyi EP launch EP yagenze twavuga ko nyuma y'iki gikorwa ukoze iyi EP ifite plan yindi so EP yanjye ifite plan nyinshi cyane kubera ko n'ubundi nayireleasinze abanyarwanda ndabona bari kuyumva so rero ibindi bizagenda biza hari ukuntu usara indirimbo kuri EP ukagenda ubona ukuntu
ukareba nyine reaction abantu bari kugira bitewe n'indirimbo runaka ukaba wakanyuzamo nako ukabaheza amashusho. Hanyuma Okama hari igihe cyageze abantu benshi bumva Okama nyine ku rwego navuga at the maximum level, icyo gihe usohora za Pucuri Yara, ubona ari iki cyabaye kugira ngo abantu bakomeze kumva imiziki yacu kiriya gihe kuri rugero kandi sitari ikibatamo? Ni ukuvuga ngo ikintu gihari hari nkanjye nk'umuhanzi sibyo, hari type y'imiziki maze ko ngiye kureleasinga ndi gutagetinga n'indi market kugira ngo ngerageze ndebe ko ibyo bintu byashoboka. So rero nkeka ko imiziki yanjye myinshi batumvishe, uzarebe nka za Oshito batumvishe cyane, ni ingoma nyine ziri international nyine uvuga ati that's a vibe, urumva. So rero ni ukuvuga ngo nyine mba naragerageje gushiftinga akamatoti gato kugira ngo naho ngenigeho experience ndebe byari byo, ariko urabona ko ubu ngubu se sindi ku cyaro. Hanyuma stress Okama nagira ngo nongere nkubaze gato, hari uburyo twabonye Okama akubita Yara, akubita Pucuri, akubita, ariko byanze bikunze twari turi kuvuga ngo noneho Okama turaza kumubona kuri international market ari buze kugerageza collabos n'abandi artiste b'abanyamahanga. Uyu bitekerezaho n'abandi artiste b'abanyamahanga? Mbitekerezaho cyane, ahubwo nuko abo mfite inzozi zo gukorana nabo tutarahuza, ariko nabyo mbitekerezaho cyane. Urishyuje abantu baje bishyuye ibitaramo by'ubuntu bikunda kubera hano mu mujyi wa Kigali ndetse no mu n'ibitaramo ufata gute? Bishobora guterwa n'igitaramo cy'ubuntu cyabaye icyo cyari kigamije, ushobora gusanga cyabaye cy'ubuntu kubera ko cyari gikwiye kuba ari icy'ubuntu. So rero kubera ko nari ngamije kumvisha abanyarwanda EP yanjye, kandi EP yanjye n'ubundi nayo n'ubundi ikaba yaranwaye amafaranga nyikora, so nabo bagomba kwishyura amafaranga kugira ngo bayikonsome. Ndabeshya dusa n'abagana ku musozi w'ikiganiro turimo tugirana cyiza cyane, turabizi ko wenda ufite n'ibindi bintu ugomba kujya gukurikirana guherekeza abashyitsi n'iki bituma ushobora kubagenera abanyarwanda abakunzi b'umuziki nyarwanda, ugendeye ku buryo wakomeje kwakiramo ibikorwa uri gukora muri uyu mwaka wa 2024. So ubutumwa nabagenera ni ukugenda bagastreaminga indirimbo zanjye nshyashya nasohoye EP. Arabona ko n'abantu barenga bangahe hano maze kwibumbisha, nabo ubonye ko batashye bishimye. Ndabeshya. So na Roskana yarahari, Kenisolo ubonye ko nawe yabinkoreye, kandi namwe murahari, nabashimiye cyane. So ikintu nabwira abanyarwanda rero, bagende bastreaminga ka EP kanjye, kandi itangazamakuru naryo ndaribwiye ati aba baby ubu ngubu nawe bagomba kuyishyira ku cyaro. Ndabeshya. So thank you very much. Thank you so much.